This is very dope. La Cine, yeah. Shine breezy. Hola. Okay. Nanyo nitamba mucingo nizamba wibyurumiye na banke turangana please ni munseke aho ndi namenye kuboha gaseke numbaza hahise Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Nge ndi Isaac Ishimwe, iyi ni Ivugangingo TV cyangwa se Ivugangingo Radio, ni online radio ivugira kuri wa eshatu akadomo ivugangingo akadomo com. Yes, ndirimbo dukomeje kumva ni indirimbo Agahugu ya Racine Rwanda ukorera umuziki we mu mujyi wa Kigali. Impamvu tuyigarutseho nta yindi, tugiye kugaruka ku makuru atandukanye ari kugenda avugwa kuri internet, mu mpande enye zigize isi cyangwa se utuntu n'utundi, imyidagaduro umunsi ku munsi uko wagenze, nuko byifashe mu myidagaduro nyarwanda. Ndacyari Isaac, iyo iracyari Ivugangingo, byose radio ndetse na TV, byose ni online. aho ninda tuje ngemeze nk'umutumba bumirwa kugahera mbiko nk'amadosiye iby'umukire sinjye wahera ndikuririmba gahinda mwikanivo nakoze amabara gerizima karibu ndikararitwa ikijyo ati yakoze amabara gerizimuhereza iki imuhereza karibu. Twikomereje cyane mu myidagaduro, haravugwamo ibintu bitandukanye, nkaho twavuga ko noneho irushanwa rya Miss Rwanda, irushanwa rya Miss Rwanda rigeze mu mahina. Ubu ngubu abakobwa noneho ibintu byakomeye. None hari numvise ngo amajwi yaragizwe n'iki? Amajwi yaragizwe n'abahinde ndetse n'abarabu. Byumvikane ku irushanwa ryacu rya Miss Rwanda 2019 noneho ryabaye internationale, niko bivuga mu kigo cyangwa se international. Twikomereje ngo umupfumu rutanga rw'amaboko muramuzi, yaraguriye mwise neza Josiane ko cyangwa se yamuraguriye amakamba abiri muri Miss Rwanda 2019. Uyu mupfumu muramuzi, ni umupfumu wakoze ubukwe muri uyu mwaka tuvuyemo, niba nibuka neza bishoboke ko ari muri 2017 nibwo rutanga rw'amaboko yarongoye yakoze ubukwe bwa kinyarwanda, ubukwe bumeze neza. Ikindi ngo McDonald wambitse Rihanna akambika Katy Perry cyangwa se akambika Jennifer Lopez na Lewis Hamilton azitabira Kigali Fashion Week. Ni mumaze kwimenyera Kigali Fashion Week, abantu benshi barimo barayitabira ku bwinshi, ni imaze gukomera, niko navuga igeze ku rundi rwego, ntabwo bikiri nka kera. MC Sylvie ngo yicujije amagambo y'urukozasoni yavugiye mu gitaramo cya Meddy, kiriya gitaramo giheruka cya EAP, ngira ngo ni East Africa Party, the East Africa Party itegurwa na EAP. I Rusizi, mu karere ka Rusizi, ngo abaganga banyomoje amakuru y'umukecuru w'imyaka 70 wavuzweho gutwita. Ibyo ngibyo byose turaza kugenda tubigarukaho mu magambo arambuye ndetse kandi mu mahanga, ngo
garukaho cyane kuva atangiye urugendo rwe rwo kwiyamamaza muri iri rushanwa cyane. Murabyibuka ko yagiye kuva urugendo ni umukobwa uturuka mu karere ka Karongi, ariko urugendo yagiye rwo kuva urugendo yakoze rwo kuva mu karere ka Rubavu cyangwa se kuva muri Gisenyi agana ahazwi nko kuri Brasserie. Ni urugendo rutavuzweho amagambo, sinzi uko nabivuga, ngo mu kiganiro uyu rutanga rw'amaboko cyangwa se uyu mupfumu rutanga rw'amaboko akora kuri TV10, akora kuri TV10 na Radio 10, yavuze ko mwise neza yagiye mu rushanwa rya Miss Rwanda igenda n'amaguru agasitara kugeza n'ubwo itangazamakuru rimuteye imboni. Yavuze ko kuba yarashungewe na benshi ndetse hakaba hari abamushyigikiye batanga ishusho y'uko abanyarwanda bamenye kugira gute kwihitiramo. Ngo yagize ati agenda n'amaguru, ibinyamakuru bitandukanye byarabyanditse kugeza n'ubwo yasitaye. Abantu benshi baramushungera baramuseka bagira bati nyine n'ibindi. Ariko uyu munsi wa none uyu mwana kubera n'ubuvugizi, ariko si ubuvugizi bwo guhurura gusa, ahubwo abanyarwanda birerekana ko bazi kwihitiramo, ubundi bajyaga bagira gute bapfunyikirwa. Yavuze ko rutanga rw'amaboko icyo mukundira kuko ntabwo ajya nigwa n'ijambo. ko bakurikiranye mu guhamagara abahanzi baririmbye ubwo hari hagezweho MC Sylvie yinjiye ku rubyiniro n'imbaraga nyinshi, ariko bamwe mu bafana bamwereka ko batamwishimiye mu gusa n'ushaka kubacecekesha. Uyu mukobwa yakoresheje amagambo ateye isoni imbere y'imbaga y'abari aho yavuze abari aho yavuze ko hari abasore basoje umwaka bafite umujinya yagereranyije n'ubushake bwo gutera iki akabariro. Arya babivuga gute mu kinyarwanda simbizi. Ni Ivugangingo online radio station cyangwa se Ivugangingo TV. Ngenda cyari Isaac Ishimwe.
Yes, abantu dukomeje inkuru yacu ya Sylvie tuvuga ko abantu bari aho baguye mu kantu ndetse abafana barushaho kumucyaha kubw'amahano yari akoze. Mbese iryo jambo yavuze niryo twashatse kwita amahano nubwo umwanya wari ugeze wari uwe ku rubyiniro hahise haza igihiriri cy'abashyushya rugamba bari barangije akazi kabo bamuca mu jambo mu buryo butagaragariye buri wese. Nyuma y'akanya gato bahise bamanuka hasigara Anita Pendo, akazi ka Sylvie kaba karangiriye aho ndetse ahita anava aho igitaramo cyabereye arataha. Nyuma y'akanya gato bahise nkuko nari mbivuze baramanutse na Sylvie agira gutarataha. Benshi banenze imyitwarire y'uyu mukobwa wihandagaje akavuga amagambo ateye isoni imbere y'imbaga irimo abayobozi bakuru ku rwego rw'igihugu, ababyeyi n'abana bakiri bato. Yes, mu kiganiro yagiranye n'urubuga dukesha iyi nkuru yavuze ko ibyo yavuze atari yabigambiriye kandi ko ari amakosa. Arangije agira gute asaba imbabazi buri muntu wese waba warakomerekejwe n'amagambo yavuze. Ati bibaho ko umuntu yakora amakosa, bibaho ko umuntu yakora amakosa atandukanye ari ku rubyiniro. Bibaho ko umuntu acikwa akavuga nk'ikintu kitakabaye ngombwa gikoreshwa muri uwo mwanya cyangwa bitewe n'abantu bahari. Ntabwo ari ibintu nari nagambiriye, byarabaye ndabyemera. Uwumva naramukomerekeje agire gute ambabarire. Ndetse yakomeje agira gute, yakomeje yicuza, yakomeje avuga ko yicuza icyatumye avuga ayo magambo ku buryo aramutse abonye andi mahirwe yakora ibitandukanye n'ibyo yakoze. Ati ntabwo nzongera kubikora, iyo ngira amahirwe ya kabiri, iyo ngira uburyo bwo kubikora nabikora bitandukanye. Asaba abanyarwanda ko badakwiye kwita ku ikosa rimwe yakoze gusa, ahubwo ko bakwiye no kureba ibindi byinshi byiza yakoze. Yes, ukomeje kumva cyangwa se ukomeje gukurikirana Ivugangingo Radio cyangwa se Ivugangingo TV ivugira kuri wa#Ivugangingo.com. Gukundana ntituzarekana, nta usubuni ni kimwe kimwe, imyacu ni forever. Imyacu ni forever. Sinzagusiga namba ahubwo numva nagupfira, ni kimwe kimwe dukundana. Yes, ati ni kimwe kimwe cyangwa se ni kimwe nta wundi unkunda nkawe n'ibiki twikomereje nababwiye ko MC Donna cyangwa se McDonald, ni McDonald wambitse Rihanna, Katy Perry, Jennifer Lopez na Lewis Hamilton azitabira Kigali Fashion Week. Yes, umunyamideli Julien McDonald umaze kwamamara mu guhanga imideli ku rwego rw'isi azitabira ibitaramo by'imideli bya Kigali Fashion bizabera mu Rwanda muri Kamena 2019. Uyu mugabo w'imyaka 47 wo muri Pays de Galles yambitse ibyamamare nka Rihanna, Katy Perry, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Lewis Hamilton, Olivia wabaye na Miss Universe 2012. Jennifer Lopez umuhanzikazi itsinda rya Migos rikora hip hop n'abandi batandukanye.
Yes, dukomeje abanyeshuri John utegura iki gikorwa yavuze ko bahisemo uyu mugabo kubera ko ari inararibonye cyangwa se inararibonye kandi abanyamideli bakizamuka b'abanyarwanda bazamwigiraho byinshi. Ati Julien McDonald ni umuntu ukomeye cyane, arubashywe iwabo muri Pays de Galles no ku isi yose, ahandi imideli igakoreshwa n'ibyamamare bitandukanye. Rero urumva ko kumugira muri Kigali Fashion Week bisobanuye ikintu kinini kuri twe. Uyu mugabo aziyerekana mu bitaramo bibiri bikomeye bya Kigali Fashion Week, birimo icyo mu Rwanda kizaba muri Kamena n'ikizabera mu Bwongereza mu mujyi wa Londres. McDonald yafunguye inzu ihanga imideli mu 1997. Guhanga imideli kwe kwaturutse ku kuba yarabyirutse nyina amwigisha cyane ibintu byerekeye ububoshyi n'ubudozi, nyuma akaza kwisanga akunda iki guhanga imideli. Ngaho nguko uyu nguyu nawe azitabira Kigali Fashion Week izaba muri Kamena 2019. Ntuzacikwe. Iyi ni Ivugangingo TV. None ngenda cyari Isaac Ishimwe, wankurikirana kuri social media zitandukanye wandika Isaac Ishimwe kuri Instagram, kuri Twitter ndetse no kuri Facebook na Snapchat. Yes, twikomereze cyane dukomereje kuri ya nkuru nababwiye cyangwa se mutuntu n'utundi mu karere ka Rusizi. Yes, mu karere ka Rusizi muherutse kumva cyangwa se muherutse kubona kuri internet cyangwa se kuri internet abantu bagiye bavuga ko cyangwa se byagiye bivuga ko umukecuru w'imyaka 70 atwite. Ibintu abaganga bo ku bitaro bya Gihundwe mu karere ka Rusizi bapimye umukecuru witwa Mukandotiye Placide wo mu kagari ka Nyange, basanga adatwite mu gihe byavugwaga ko akuriwe ku myaka 70 y'amavuko. Yes, mu mpera za 2017 nibwo abakoresha imbuga nkoranyambaga nk'uko nabivugaga bahererekanyije amakuru y'uyu mukecuru wavugaga ko atwite inda y'imvutsi, dore ko yahamyaga ko yasamye muri Kanama 2018. Mukandutiye abana n'umugabo we Ndimubanzi David nawe ugeze mu zabukuru, binavuga ko bafite imbyaro 12. Yavugaga ko atwite kwe cyangwa se ko gutwita kwe ari igitangaza cy'Imana kuko asanzwe ari umukozi wayo. Ati nsenga Imana ivuga ibikoze namubyara, itabikoze ubwo ni ibyo byayo, ni ibyayo nyine. Yarashatse kunderesha ko kuko ndi umukozi wayo, ndi n'umuririmbyi, ndirimba muri korali ya mbere, ndi umudiyakoni, nakira abashyitsi, fasha abapasiteri gutanga ifunguro. Inzobere mu buvuzi bw'indwara z'abagore ku bitaro bya Gihundwe Dr Mutabazi Leo yabwiye Radio Rwanda ko ibivugwa n'uyu mukecuru atari ukuri kuko bamusuzumye bagasanga adatwite. Ati uyu munsi nibwo namubonye, ibimaze iminsi bivuga ko uyu mukecuru yaba atwite, twamusuzumye dusanga nta nda afite. Ibibazo yaba afite ni ibibazo bisanzwe by'indwara zo mu mubiri. Turacyamusuzuma ngo turebe barebe niba hari izindi ndwara zitandukanye yaba afite. Ati uyu mukecuru yakomeje avuga ko nyuma yo gupimwa agasanga adatwite,
ko yabyakiye neza ariko Imana yabibonye. Yakomeje agira ati muganga yasanze ntayo aho yavugaga inda. Nababwira ko icyo gihe nanjye byari byambereye inshoberamahanga kubona byimba inda, amabere akayobora amashereka akaza, ariko muganga w'inzobere usanze nta kibazo mfite mu nda. Abaganga bo ku bitaro bya Gihundwe batangaza ko bijya bibaho ko ababyeyi bajya kwivuza bavuga ko batwite, babapima bagasanga atari byo. Uyu mukecuru w'imyaka 70 rero byaje kwemezwa cyangwa se byaje guhamwa, cyangwa se uyu muganga w'inzobere yahamije ko uyu mukecuru nta nda nyabusa afite. Ndacyari Isaac Ngira cyari Ivugangingo online radio, ushobora kumva unyuze kuri wa3.ivugangingo.com. Yes, twikomereje mu tuntu n'utundi, mu nkuru z'utuntu n'utundi. Bya bindi nababwiye ko umupasiteri wahariye mu gihugu cya Ghana yibasiwe bikomeye nyuma yo guhanura ko umuyobozi w'abayisilamu agiye kugira gutagiye kwitaba Imana. Urubyiruko rw'abayisilamu muri Ghana rwigabije ndetse rwangiza urusengero rwa Reveya Isaac Osbempa, wahanuye ko umwe mu bayobozi b'iri dini rya Isilamu azapfa muri uyu mwaka. Kuwa 31 Ukuboza 2018 nibwo Reveya Osu ufite itorero Glorious World and Power Ministry rikorera mu mujyi wa Accra yahanuye ko mu mwaka w'ibihumbi 2019 hari uzapfa hagati ya Imamu Nuhu Sharabutu na Mahamudu Bawumira umwungirije. Ibi byarakaje cyane abayisilamu ndetse bamwe mu rubyiruko babwira uyu mupasiteri ko akwiye gusaba Imam Sharaf imbabazi, ariko ntiyabikora. Nk'uko BBC yabyanditse, kuwa gatatu urubyiruko rwitwaje ibikoresho birimo imihoro rwinjiye muri ruriya rusengero, rwangiza ibintu bitandukanye birimo intebe n'amadirishya. Iki gikorwa uru rubyiruko rwakinyujije ku rubuga rwa Facebook kirimo kuba, aho banagaragaye bahanura icyapa cyariho ishusho ya Reveya Isaac. Iki gikorwa uru rubyiruko rwakinyujije ku rubuga nk'uko nabivugaga. Iki gikorwa ariko cyamaganywe na Imam Sharabutu wahamagariye abayisilamu kurangwa n'ituze kandi ababajwe n'ubuhanuzi bw'uriya mupasiteri bakamubabarira. Yes, Imamu yavuze ko bamubariye nubwo nta mbabazi yagize gute. Yasabye ubuhanuzi mu madini cyane aya gikristo bukunze kumvikana cyane muri Afurika. Yes, kugira ngo turangize ikiganiro cyacu twihuse cyane, nababwiye ko turi buze kugira gute, turi buze kugaruka kuki. Nababwiye ko turi buze kugaruka kuri waruziko cyangwa se digino cyangwa se akantu k'ubwenge utarugize gute, utaruzi akantu k'umunsi. Akantu k'umunsi tugiye kugarukaho, nababwiye ko gusinzira ari kimwe mu bintu by'ingenzi mu mibereho igize gute ya muntu, mu mibereho ya muntu. Abahanga rero bagaragaza ko umuntu usanzwe byibuze bimutwara iminota 7 ngo agire gute, ngo asinzire. Kwa kundi ujya ku buriri wowe bikagutwara igihe kinini kugira ngo usinzire. Ndumva niba bigutwara iminota irenze 7 nkuko bivugwa n'abahanga, bavuga ko umuntu muzima bimutwara iminota ingana iki, iminota 7. Ubwo rero wowe niba bigutwara iminota 30 urumva ko ari ukwihutira kuki, ari ukwihutira ku bitaro bakareba ko nta kibazo waba ufite. Njye ndi Isaac Ishimwe, iyi ni Ivugangingo TV cyangwa se Ivugangingo online radio station. Abari kudukurikira bakoresheje wa3.com wa3.ivugangingo.com, ndabashimiye cyane abo twabanye, ndabashimiye mwese mwanije amatwi, ndabashimiye cyane. Ariko mbibutsa kugira gute, mbibutsa gukora subscribe bari kutwumvira kuri YouTube, mbibutse nanone
kudufollowinga ku mbuga zitandukanye, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, wandika ivugangingo.com cyangwa se wandika Ivugangingo TV kuri Twitter no kuri Instagram, naho kuri Facebook urandika Ivugangingo.com, naho ngiye kunkurikira ni Isaac Ishimwe, cyangwa se kuri Instagram wandika Isaka umunyarwanda wujuje ibyangombwa. Thanks. Reka tubashimire cyane. Ikiganiro cyo nakagaruka ni buri nimugoroba tubabwira amakuru yiriwe acara ku mbuga nkoranyambaga, ku mbuga zitandukanye, amakuru yiriwe mu bitangazamakuru n'ibinyamakuru. Ngenda cyari Isaac Ishimwe.